ajya kugenda ni nkaho yabanje gusezera abantu benshi. Umubyeyi wanjye nibo bavuganye kuwa mbere saa 11 za nimugoroba. Uwo mwanzuro ntabwo watunyuze kugeza n'uyu munsi. Nyuma batubwiye ko umwana ari uwa diyoseze, twamushyingiye diyoseze ari igomba no kumushyingura. Ubusanzwe urupfu ruratungurana, ariko urwabaye tariki ya 12 Gicurasi uyu mwaka rwo rwasize urujijo n'agahinda kenshi muri paruwasi ya Kisaro, diyoseze ya Byumba. Inkuru yabaye incamugongo aho padiri na frere bitabye Imana ku munsi umwe. Aha niho tujya kugaruka kuri padiri Bagirubwira Donati washyinguwe tariki ya 14 Gicurasi nyuma y'iminsi 2 gusa yitabye Imana. Abavandimwe n'umuryango n'ubundi baramenya icyamuhitanye. Twanavuganye na polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru igira ikibivugaho. Mu itangazo diyoseze ya Byumba yatanze harimo ko padiri Bagirubwira Donati yitabye Imana tariki ya 12 Gicurasi, ariko nyuma y'inkuru y'urupfu rwe havuzwe byinshi, ariko kugeza n'ubu nta makuru nyayo aramenyekana. Twavuganye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru IP Inyasi Ngirabakunzi ngo tumenye niba hari andi makuru. Mu cyumweru cyashize hari umupadiri ndetse n'umufreri bitabye Imana muri paruwasi ya Kisaro ni mu Majyaruguru muri Rulindo, ariko havugwa ibihuha byinshi, havugwa amakuru menshi atandukanye. Ariko ndavuga nti wabaza nk'inzego zibishinzwe, ese hari amakuru wenda mushobora kuduhaho ku bijyanye n'urupfu rw'abo bantu, ko hari abaturage ibyo bagendaga bavuga, wenda umucyo mwatangaho ni wowe? Nta makuru mfite ajya bose ibyo bintu nta kintu mbiziho pe. Reka nkwibutse ukore subscribe dukomeze tubane kuri Rwanda Live. Bizumutima Edouard ni umwe mu bavandimwe ba padiri Donati. Twaganiriye byinshi ku by'umuryango wahuye nabyo kuva ubwo padiri Donati yitabaga Imana kugeza bamushyinguye ndetse n'ubu. Inkuru itapfa kwakirwa n'umuntu uwo ari we wese, cyane ku muntu wawe utari urwaye, nyine wari muzima, mwavuganaga, wavuganye n'umuryango, ukumva ngo bigenze gutyo, biragoye kubyakira. Hari ukuntu yenda ikintu kiba ukavuga ati iki kintu nari nkiteze, cyangwa se nimba ubizi iyo umuntu arwaye, hari n'igihe umuntu arwara akagera mu gihe nk'umuryango cyangwa se n'inshuti bavuga ati nkurikije ukuntu umuntu wanjye ababaye, Imana nimwijyanire. Yego, imuruhure kuri mwe rero. Ariko muri twebwe ntabwo ariko byagenze, kuko byaje nk'inkuba, byaje bitunguranye mu buryo bukomeye. Navuga ngo ajya kugenda ni nkaho yabanje gusezera abantu benshi. Gute? Ariko by'umwihariko umubyeyi wanjye nibo bavuganye kuwa mbere saa 11 za nimugoroba. Ubwo ndi kuvuga papa wanjye, kuko ababyeyi banjye bose baracyariho. Yego, ndi kuvuga papa wanjye. Nibo bavuganye muri ayo masaha, mu masaha 11, bafite nyine ibyo baganiraga nk'umubyeyi n'umwana. Ariko nawe nyine aza gutungurwa mu gitondo bamubwiye ati wa muntu mwavuganaga ntabwo akiri ku isi y'abazima. Tukimara kumenya nk'umuryango ko njye n'umuvandimwe wanjye wundi uwo bita Damascene, urumva twese twarabimenye. Tubanza kuvugisha kuri diyoseze. yego, kuko mbere na mbere wagombaga kubanza kumenya ese bimeze bite, ese ko byamaze kurangira harakurikiraho iki. Umuvandimwe wanjye niwe babanje kuvugisha kuri diyoseze, avugana n'igisonga cya Musenyeri, bavuga ko ikirakurikiraho yaza kubabwira nyine nk'umuryango, tugafatanya tukamenya ikiri bukurikireho. Ariko ntabwo ari ko byagenze, kuko mu masaha sita hahise hasohoka itangazo y'igihe umuvandimwe wacu azashyingurirwa.
ntabwo twigeze dufata umwanya wo kubiganiraho ngo tuvuge ati reka dutegure igihe umuvandimwe wacu ashyingurirwa, ntabwo twabiganiriyeho. bababwiye ese ko yapfuye mu urupfu rutunguranye, ntabwo babashije kubabwira bati wenda yazize iki n'iki? Ni ukuvuga ngo amakuru yasohokaga ayo twumvaga batubwiraga ko nyine ko yapfuye ari kujya kwa muganga, ariko ubwo nicyo cyahise gituma njye n'umuvandimwe tuvuga ati reka tugere kuri tere aho byabereye kugira ngo tumenye amakuru y'imvaho, tumenye ngo yenda nyine tunataha mu rugo turabwira umuryango ngo iki, turabwira ababyeyi ngo iki, atari ibyo turi kumva nyine biturutse ahandi. Twaragiye turahagera kugira ngo tuganire na padiri mukuru waho kuri paruwasi ya Kisaro. Tugezeyo dusanga ako kanya ntabwo yari ahari, ariko tuhasanga abandi bapadiri baturutse mu yindi mihanda, ayandi maparuwasi, bari inshuti na mukuru wacu Padiri Donati. Nibo twabashije kuganira muri ako kanya, ariko na padiri mukuru araza, baramutwereka, aradusuhuza, ariko ahita agenda. Abo twaganiriye batubwiye ibyo padiri mukuru yababwiye. Atubwira ko ku munsi wabanje kuwa mbere yiriwe ari muzima nk'uko bisanzwe, akora imirimo nk'uko bisanzwe. Noneho nimugoroba padiri mukuru atashye, undi amubwira ko hari ahantu yanyuze arataha akerewe. Padiri mukuru nyine araryama nk'ibisanzwe, undi arataha yitanye. Arakingura, arinjira, ariko ageze ku meza umukozi ngo niwe wagiye kureba, abona yaryamye ngo mu ntebe. Arangije ajya gukomangira padiri mukuru, amubwira ati se kumbona Padiri Donati aryamye mu ntebe ni amahoro? Padiri mukuru ngo araza aramureba amunyeganyije, ariko abona ntabashe kumukangura. Niko kwitabaza abantu hirya no hino ngo ariko yabona imodoka yo kumujyana kwa muganga, ariko ngo ntihita ayibona ako kanya. Ngo afata umwanzuro kuko hari imodoka y'undi mupadiri wari uhari ariko we adahari, imodoka yari ihari ariko we adahari, ya automatique. Ngo aramuhamagara amubaza ahantu ku ntacyo yari, arahamurangira, araza ngo yiyemeza kwitwara ko kandi atamenyere gutwara imodoka ya automatique. Niko kumujyana kuri centre de santé ya Kisaro. Amugejejeyo abaganga bamubwira ko yamukomezanya akamugeza kuri ibitaro bya Byumba, ko barasanga babiteguye nta kibazo. Niko gukomeza, ariko bagerayo bamukozeho basanga ngo byarangiye, nta kindi gishoboye gukorwa. Ayo makuru ayo nayo abapadiri twasanzeyo bandi batubwiye. Gusa twagerageje kuvugana na padiri mukuru waho muri icyo gihe twari duhari, tunamubatumaho kugira ngo aze nawe tuvugane, ariko ntabwo yigeze abasha kuboneka. Nta kindi twari gukora, twahise dutaha nyine. Muri make n'ayo makuru twahakuye muri ako kanya twahageze. Hari ibaruwa mwanditse ku itariki 12 n'uwo munsi, hari ibyo mwasabaga. Ese ko bimwe bitaje kubahirizwa, hari icyo wenda mwabashije kubwirwaho? Haba hari ibyubahirijwe, byo bimeze gute? Ibaruwa twanditse nk'umuryango, twanditse dusaba ibintu bibiri. Twanditse dusaba ko itariki yakwimurwa yo kumushyingura kugira ngo umuryango ubashe kwitegura, kandi muri make tunasobanukirwe neza icyo umuvandimwe wacu yazize, kuko ntabwo ako kanya twari twakakimenye. Ikindi ni uko hakorwa autopsy. Nibyo twari turi gusaba. Autopsy yarakozwe, ariko resultat n'ubundi ntabwo zirasohoka. Ubwo yakoreshejwe na bande?
nk'uko batubwiye ubundi gushyingura umusaseredoti bikorwa na diyoseze, yego. bikorwa na kiliziya, ariko bigakorwa n'ubundi bafatanyije n'umuryango, ariko imihango yose itegurwa na kiliziya. Ibi rero nibo n'ubundi babiteguye, nibo babikoze, ni nabo bagennye iyo tariki byose. Ubwo kimwe cyarubahirijwe, ikindi mwasabaga rero? Kimwe cyarubahirijwe, ariko icyo kwigiza inyuma itariki byo ntabwo byakunze. Bababwiye ko ari iyihe mpamvu? Impamvu batubwiye ko kubera Musenyeri yamaze kubitangaza, yamaze kubibwira abantu bose, kandi ko guhindura gahunda itari gukunda. Nicyo kintu batubwiye, batubwira ko guhindura gahunda bitakunda. Mwigeze wenda mubona amahirwe yo kuba mwaganira na Musenyeri ngo ibyo bibazo mwari mufite cyangwa se ibyo byifuzo mwe mwabiganiraho? Ubu twabasha kuganira ni igisonga cya Musenyeri uwo bita Patrick Rankunda. Niwe kuwa gatatu mu gitondo bakimara kubona iyo baruwa yaje mu rugo. Yaje mu rugo, noneho tubiganira amaso ku maso, imbona nkubone, ariko n'ubundi nabwo ntabwo byakunze. Tubwiye ko nyine Musenyeri mukuru yanzuye, ariko icya autopsy cyo cyarakozwe, ariko ibyo kwigeza itariki nyuma basanze atari ngombwa. Yego. Byibura aho ngaho se mwaje kunyurwa, tutarakomeza no ku bindi, kuba yarahise ashyingurwa, mwe mwari mwasabye ko byigizwe inyuma, byibura mwaraganiriye muza kunyurwa n'uwo mwanzuro wafashwe? Uwo mwanzuro ntabwo watunyuze kugeza n'uyu munsi, ntabwo watugeze kugeza kuko nk'uko mubizi umwana aba afite umuryango, noneho nk'ibintu nk'ibyo bitunguranye, ababyeyi, ku bintu bijyanye n'amarangamutima, biba ari ngombwa. Nta n'umwanya twigeze tubona wo gukora ikiriyo. Ibyo nari ngiye kugeraho. Ese mwabonye umwanya, ababyeyi babonye umwanya kugira ngo basezere umwana wabo, mukora ikiriyo, niba ari ubuhamya butangwe, niba ari ibyiza yakoze bishimwe ku mugaragaro? Urumva kuva byagenda gutyo, kuva tubimenya kugeza kuwa gatatu nibwo Musenyeri yaje, tubivuganaho tugira ngo tere ko byakwigizwa inyuma, ariko bimaze kwanga kuwa gatatu mu masaa 6 ndumva ariko yahavuye. Ubwo deja nubwo bitadushimishije, ariko twagombaga kugira gute guhita dutegura direct, kuko uwo munsi ni warimo wonyine bucya mu gitondo kuwa 4 tujya gushyingura. Yego. Ubwo icyo twakoze, twahise dutangira kwitegura deja. Cyokora kuwa gatatu ni mugoroba, padiri wo kuri paruwasi ya Rwamiko, ariyo paruwasi tuvukamo, ariyo paruwasi Padiri Donat avukamo, baje gutura igitambo cyo kumusezera mu rugo. Kuwa gatatu? Yego, ni mugoroba. Yego. Navuga ngo niho habonetse abantu batanga ubuhamya mu buryo nyine bworoheje. Abantu bo hafi bo mu muryango babashe kwitabira icyo gitambo cya misa cyo kumusezeraho. Ni icyo cyonyine navuga ngo cyabaye, ariko ahandi ntabwo byakunze. Nk'ababyeyi, uwo mwanya ko batawubonye, bo babyakiriye bati? Twese twabaye nko kwakira urwaje muri make, kuko nk'uko urupfu rw'umuvandimwe rwaje rutunguranye, kandi nta icyo twakora cyose n'icyaba cyose nta cyamugarura. Byabaye nko kwakira urwaje, turavuga ati noneho reka duherekeze umwana wacu, ibindi bizaza nyuma. Yego. Reka tugere wenda mu gihe cy'igitambo cya misa, naho hari byinshi byagiye bigarukaho, yuko nava ngo byarirukanse, umwanya ntiwabonetse gutanga ubwo buhamya kugira ngo abantu basezere. Ibyo byagenze gute? Nk'uko mwabyumvishe, ni ibintu byaje bidasanzwe.
kuko iyo ari ibisanzwe aka kanya ndakeka ntabwo mama umpamagaye. Ni ibintu byaje bidasanzwe bigaragarira amaso ya buri wese, yewe n'utari mu idini gatolika yabasha kubibona. Umuryango aba ari munini, haba harimo amadini menshi. Bivuga ngo umuhango witabiriwe n'abantu bo mu madini menshi atandukanye, yego, wo kumushyingura. Ariko nabo ubwabo byarabatunguye bitewe n'ibyo babonye. Mu ntangiriro yenda igitambo kitari cyatangira, babanje kutubuza gufotora. Batubwiye ko gufotora bitemewe no gufata video bitemewe, ibintu nk'ibyo. Ariko cyakora yenda gufotora bwo byaje gukorwa, igitambo cya misa kiratangira. Ariko nk'uko kimaze gutangira, igisonga cya musenyeri abasha kuvuga amateka ye. Avuga igihe yavukiye, aho yakoreye, kugeza yitabye Imana. Ariko ibindi naho byagarukiye. Umuryango ntabwo wahawe umwanya ngo ugire icyo uvuga. Umuryango ntabwo wigezeho umwanya kugira ngo ugire ikintu uvuga. Baba barababwiye impamvu wenda zo kuba batahawe umwanya, yaba umwe mu muryango cyangwa se babiri? Nta mpamvu n'imwe yigeze itangwa, kuko ibintu byose byaje bigwaho dutegereje, ariko uwo mwanya ntuboneke. Kandi ubwo mu muryango mu myiteguro ibyo ari byo byose hari abo mwari mwapanze bagomba gutanga ubuhamya? Yego, birumvikana. Mu muryango twari twabiteguye tuvuga ati yenda hari abari gutanga ubuhamya, hari abari buvugira umuryango. Ni byinshi nubwo wenda ibyinshi byarebaga kiliziya, ariko natwe ku ruhande rwacu hari ibyo twari twiteguye kugira ngo tubashe guherekeza umuvandimwe wacu neza. Nyuma yo kuba mwamushyingura bwo hari uwaba yarakurikiranye ngo agire icyo abavugishaho? Kuko nk'ibyo bibazo byabaye nyuma yaho, murabyibaza, n'itangazamakuru ryagezemo, ariko se hari izindi nzego zirabegera? Reka nongere mvuge ko ntuza nko mu misa yabaye, urumva hari ayo mateka ataravuzwe uko bikwiriye. Yego. Sinzi yenda nimba uri umukatolika, ariko niyo waba utari we urabizi neza ko iyo igitambo cya misa kibaye basoma ivanjiri bakanayisobanura. Yego. Ivanjiri yarasomwe pe, ariko ntabwo yigeze isobanurwa. Kuko yenda mu gusoma ivanjiri nibwo umushumba ashobora mu gusobanura, ashobora yenda kwihanganisha n'umuryango wagize ibyago, mu nyigisho atanga, agatanga n'ihumure ku bakristo. Yego. Ibyo ntabwo byabaye. Na misa nyine nayo irihutishwa ku rwego rwinshi cyane. Sinzi nimba uzi, hari misa zijya ziba mu gitondo. Yego, ndazibona. Misa ya mu gitondo niyo yihuta cyane kuko ibirereza imwe. Nayo niko byagenze, kuko ntabwo yarengeje iminota 50. Mukibona ibyo ngibyo mukabihuza n'amakuru yagiye avugwa, mwebwe mwatekereje iki? Nta kindi watekereza, kuko buriya gutekereza nanone nta gisubizo ufite n'ikibazo. Ariko nanone ntabwo byabuza umuntu gutekereza. Aho rero bigushyira mu cyeragati, muri make birakuvanga, kuko nta kintu uba wumva ufite uri gutekereza ikizima, nta mwanzuro uba ubona uri bufate. Nyine muri make ni ugushyuha mu mutwe. Ubwo twavuye mu kiliziya, iminsi ikirangira direkite bati tugiye kujya gushyingura ku irimbi. Twese ubwo twagombaga gusohoka twerekeza ku irimbi, nk'uko n'ubundi umuryango utahawe umwanya no mu kiliziya no mu kujya gushyingura niko byagenze. Nta mwanya mwahawe? Nta mwanya twahawe, nta mwanya umuryango wahawe. Mbese n'ababyeyi bo ubwabo, ababyeyi b'umwana wabo wari bamaze kwitaba Imana ugiye gushyingurwa, ubwo bagiye kugera no ku irimbi gutangira gushyingura byatangiye. Ntawari ufite kubereka yari hari runaka ivuga ati ababyeyi uyu muntu tugiye gushyingura baraha. Ese nihe mpamvu ituma ibyo byose umuryango bawushyize ku ruhande?
kuko yego umwana ni uwa kiliziya ariko nanone afite ababyeyi, yakoraga ubutumwa bwiza ariko afite ababyeyi. Kuki uwo muryango bakomeje basa n'abawushyira ku ruhande? nk'uko batubwiye ntabwo nzi nimba aricyo bashingiyeho, ariko mbere na mbere ni itariki bajya kutubwira ko bitakunda ko yigira inyuma, batubwiye ko umwana ari uwa diyoseze, twamushyingiye diyoseze ariyo igomba no kumushyingura. Icyo gihe ababyeyi bo byari bimeze bite muri ako kanya? Byari byo byose ruri hafi yabo, byari bimeze bite? Wabonaga babyakiriye gute? Nta kundi kubyakira, ni agahinda, ni amarira, ni umubabaro, buri wese ari kwibaza ibiri kuba, ariko nanone hanze amaso ibigiye gukurikira, kuko wabonaga ko ari ugutungurwa kudashira. Bimwe biza inyuma y'ibindi gutyo, bimwe biza inyuma y'ibindi, ibindi biza inyuma y'ibindi gutyo, kuko no mu gushyiraho indabo, cyakora ababyeyi bo bashyizeho indabo, ariko abandi bose indabo zagiye muri rusange. hari abavuga yuko ngo no gukaraba umuryango utigeze ujyayo, bamwe bahise bigendera kuko ntabwo bari bishimye. Mu gukaraba hagiyeyo bake pe, hagiyeyo bake, kuko urumva nawe iyo kondisiyo n'iyo mudu yari iri aho ngaho, n'ikirere cyari kiri aho ngaho, buri wese yahavuye yumiwe, yamanjiriwe, ntacyo kuvuga afite. Nyine ari kwibaza ese muri make ni uku bigenda, ni uku iyo abandi basaseredoti bagiye gushyingurwa, ni uku bigenda. Buriya akenshi nk'iyo umwana ahisemo inzira yo kugira ngo yihe Imana, ababyeyi baramushyigikira. Ntihari nk'aho buriya ababyeyi bavuze bati ni amakosa twakoze kwemera ko umwana wacu agana iyi nzira? Ibyo byo ntabwo babivuze, kuko ajya kwiyegurira Imana yarabisabye, amaze kubisaba ababyeyi barabimwemera, bamufasha muri iyo nzira, anayigeraho. Ubutumwa bukora neza kugeza ku myaka yari amazemo, ko yatangiye ubutumwa 2002, ku buryo n'abana benshi bo mu muryango abenshi, hari abagiye banyura mu maseminari, hari abagiye n'abavukaga bavuga ati nanjye nzajyayo. Rero nta kwicuza kwigeze kubaho pe, nta kwicuza kwigeze kubaho, uretse ko twatunguwe nyine ako kanya nabo bagatungurwa, ariko kwicuza ko ntabwo kwabayeho, ahubwo twasigaye twibaza kubera iki. Padiri Donati yitabye Imana umunsi umwe na Frere Julien. Byo ntabwo mwigeze mubaza impamvu, kuko bamwe baravugaga bati bamuroze, byagenze gutya na gutya. Ese ayo makuru mwaba mwarayumvisheyo? Hari aho mushobora kuba mwabihuza? Twarayamenye ndetse amakuru hari nuko uwo mugoroba bari bari kumwe. Bivuge ngo bishoboke cyane ko uwo mugoroba mbere y'uko buri wese ataha bari bamaze gutandukana. Ko unarebye unakurikiye ubona ko bashobora kuba barapfuye muri kondisiyo zimwe, n'ubwo umwe yabanje abantu bakabanza kumubona mbere, ariko nk'iyo nawe agenda agahita yinjira mu buriri akaryama, nawe niko byari kugenda, bari kumusanga muri iyo kondisiyo nk'iyo ngiyo. Mu makuru mwahawe icyo gihe n'abapadiri cyangwa no vikeri aza kubasura, byo byaba byaravuzwemo ko baba bari kumwe, cyangwa no kubyumva mu magambo agenda asirikira? Bo ntabwo bigeze batubwira, bigeze batubwira gutyo, bo ntabwo bigeze batubwira ko bari kumwe. Ibyo twabyumvisha hanze bisirikira. Yego, gusa nabyo twarabibajije, ariko ntawabyemeje. Impamvu mwasabye kugira ngo hakorwe isuzumwa ry'umubiri ni iyihe mpamvu? Nibyo ngibyo byari imwe mu mpamvu mwakekaga? Hari impamvu nyinshi. Hari ukuba umuvandimwe wanjye atararwaye, n'ikimenyimenyi yavuganye n'abantu benshi. Uretse n'ibyo, na padiri mukuru wa paruwasi ya Kisaro yabivuze ko mbere y'uko ataha yarabanje aramuhamagara, baravugana. Yego, amubwira ko aratatinze gato, rero yari muzima. Icya kabiri ni ibyo nyine byagiye bituza mu matwi, tukibaza mu by'ukuri nimba yarageze kwa muganga yitabye Imana, ese mu by'ukuri habaye iki?
nta mutima yarwaraga, ntaki n'indi ndwara iyo ari yose, kuko abantu ntabwo umuntu abura kurwara indwara runaka, yenda navuga ngo hari indwara runaka yenda zidakira, yego, ariko mu ndwara navuga nta ndwara twari tuzi ihari yahita imuhitana gutyo itunguranye, ntayo. Ibyo rero ni byatumye tuvuga tuti hakorwa isuzuma tumenye ngo umuvandimwe wacu mu by'ukuri yazize iki, ese ni inkuba yamukubise, byagenze bite, ese yarozwe nk'uko bivugwa, nabyo tubimenye, nyine tuve mu rujijo n'abandi bave mu rujijo. Nanone umuntu yakwibaza, ukurikije ibyabaye, nta ruhare mwabigizemo kugeza ashyinguwe, mwakwizera gute ubundi ibisubizo byatanzwe? Mwumva mubifitiye icyizere ibisubizo bizatangwa muri uko gusuzumwa? Ibisubizo bitangwa kuko autopsy iyo ikorerwa ahantu hamwe mu gihugu, ikorerwa Kacyiru, hariya kuri Rwanda Forensic Laboratory. Yego. Kereka yenda babaye bafite ubundi bucakura, ariko nkeka ko nk'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose tuhizera. Nicyo cyizere dufite. Nicyo cyizere mufite, ku buryo mwumva ko ibisubizo bizavamo muzabyizera 100%? Ya, tuzabyizera. Yego. Okay, noneho ngubu tugasa n'abagana ku musozo, ni iki mugiye gukora nk'umuryango cyangwa ni iki muri guteganya gukora no kugira ngo ababyeyi nabo navuga ngo bahora amarira, kuko urumva barababaye ku mwana wabo yitabye Imana mu buryo butunguranye, kumuherekeza ntabwo yaherekejwe neza, hagiye gukurikiraho iki nk'umuryango kugira ngo noneho mubashe gutuza, muvuge muti noneho ibintu birarangiye? Ni ukuvuga ngo ku muryango uko bibaye byiza umuryango wakwegerwa ukaganirizwa, kuko navuga ngo nta wundi muntu wari wawugera imbere ngo ubwire ati umwana wanyu byagenze gutya, kandi nicyo gishobora guturisha umutima w'umuntu akanamenya, kuko nimba ubu aka kanya tuvugana buri wese atari yamenye icyishe umuntu, ni ikibazo, biragoye no gutegura ikiriyo, biragoye gusoza ikiriyo, kandi yarashyinguwe hutihuti, kandi yaranashyinguwe hutihuti. Ibyo rero nkeka ko ari cyo kintu gishobora guha ituze umuryango, ukakira ko umwana wabo yagiye azize iki, niyo byaba ari ukubeshya nk'uko wari uvuze ati bibaye ibisubizo bije atari bizima, niyo byaba ari ukubeshya nta kibazo, ari kuvuga ati umuntu wacu yazize iki, noneho hakabaho kwiyakira no gukomeza izindi gahunda zitandukanye, harimo no gukura ikiriyo. Ndakeka ari ibyo ngibyo. Umwana amenyesheje inzego z'umutekano zo hari icyo zaba zarabikozeho? Kugeza ubu nta kintu zari zabikoraho, yenda kuzimenyesha ntabwo twazimenyesheje nk'abarega, twazimenyesheje nyine process iri kubaho. Yego. Ntabwo twazimenyesheje nk'abatanga ibirego. Nta n'uwo bigeze bahamagara mu muryango wenda ngo bagire icyo bamubaza? Oya. Yego. Ku ruhande rwa mama wawe, ku ruhande rwa papa wawe, mwaba mwaravuganye wenda vuba ngo bakubwire imbamutima cyangwa se uko biyumva n'icyo bifuza kuri bo nk'ababyeyi? Noneho turavugana kenshi, abasaza n'abakecuru bakuze, ariko bose muri rusange bakeneye amakuru y'ibanze, ariyo kumenya ngo umwana wacu yazize iki. Yuko twaramushyinguye nibyo, ariko mu by'ukuri yazize iki, kuko nabo ubwabo nibikomeza gutya ni igikomere gishobora no kuzabasazisha vuba kurushaho. Ubwo padiri yitabaga Imana, twaganiriye na Musenyeri Patrick Irankunda, Vicaire General wa Diocese ya Byumba, atubwira ko padiri Bagirubwira Donati yazize uburwayi, dore ko ngo hari indwara yarasanganywe. Nzi n'ibibana n'umupadiri we yarasanzwe afite uburwayi, niwe mfitiye amakuru kuko niwe ndamenye ibye, kuko yarasanzwe afite uburwayi. Mu mwaka ushize yigeze kugira, hanyuma arivuza ariko aroroherwa, bamuha n'imiti azajya afata. Nkeka ko rero aribwo burwayi bwagarutse, ku buryo yafashwemo ni kimwe n'uko umwaka ushize yari yazafashwe. Hanyuma rero
ntiyabasha noneho kuburokoka kuko umwaka ushize nabwo yari yagize uburwayi bukomeye ariko ahita ajyanwa kwa muganga aravuzwa. Rero ubu ngubu noneho bwaje simusiga. Ibyo mbona nkeka ko byamwishe kuko ntabwo nigeze nkora irindi genzura ariko n'ubwo burwayi twari tuzafite. Kuba muri diyosezi yanyu mupfusha abihayimana babiri icyarimwe, mubona ataba ari icyuho, mukeka ko bishobora kuba byatewe n'iki cyangwa se mwabyakiriye mute nko muri diyosezi yanyu ya Byumba? Ubuzima niko bumera, habaho ibyago iyo byaje ntawamenya uko bigenze. Twabyakiriye, byadutunguye twese ariko nyine turabyakira. Ntawari ubyiteze ko twapfusha abantu babiri mu gihe gitoya gutya kandi bakiri bato. Ariko rero inzira zo muri iyi si niko zigenda, habaho kuvuka, habaho no kuva mu buzima. Twabyakiriye, turabitura Imana, dusaba Imana kugira ngo ikomeze turindire ubuzima. Aho bitashobotse ubwo ni uko baragize Imana. Ukurikije bamwe mu batuye aho basanzwe bakorera umurimo w'Imana mu gace ka Kisaro, hari abatekereza bati aba bantu bashobora kuba wenda bazize nk'uburozi. Mwaba mwabyumvishe, mubitekereza cyangwa se mwabivugaho iki? Ntabwo nigeze mbyumva ariko nta nubwo najya kubijyamo kuko nta gihamya mfite yabyo.